Banyarwanda, banyarwandakazi, bavandimwe, inshuti z'u Rwanda, abatuye ku isi hose, by'umwihariko twebwe nk'abanyarwanda muri rusange, tugiye kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. By'umwihariko rero mbanje kubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha. Ndi Salomira Dukunda, ni umuvugabutumwa bwiza bushingiye ku byanditswe byera. Mbifurije Pasika nziza. Yezu cyangwa Yesu Kristo wazutse azukire mu mitima yacu, by'umwihariko nk'abanyarwanda, aduhe ihumure rimukomokaho ndetse aduhe no gukomera bituruka ku Mana Data wa twese. By'umwihariko rero abanyarwanda ndetse n'abandi babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndabakomeje muri iki gihe tunyura mu gihe cy'imibabaro. Abantu benshi bakongera kwibuka ibyabaye kirya gihe, bakagera guhungabana, imitima yabo ikajya kure, ariko ntabwo dukwiye guheranwa n'ako gahinda, ahubwo dukwiye kuvuga ngo abacu bagiye ntabwo bazimye, turahababereye, tuzahaba gitwari. Imana nyir'ihumure ryinshi ibakomeze, ibahumurize muri iki gihe, kugira ngo imibabaro banyuzemo bazira uko bavutse, bazira uko Imana yabaremye, twebwe tuzahanyure gitwari, tuzuse ikivi batushije, kandi nitubyitwaramo neza Imana izaduha umugisha. Pawulo rero yegeze kubyandika, yandikira bamwe arababwira ngo Imana nyir'ihumure ryinshi ibahumurize. Imana rero natwe nk'abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange iduhumurize muri iki gihe gikomeye tugiye kunyuramo cy'iminsi 100. Abantu bakunda guhura n'ihungabana, imitima yabo ikunda kujya kure, ariko twibuke insanganyabiganiro tuzagenderaho muri uyu mwaka, ni ya yindi tumaze iminsi dukoresha uvuga ngo twibuke twiyubaka. Kwiyubaka rero nta kundi, ni ukudaheranwa n'amateka, ni ukutaguma mu bwigunge, ni ukutaguma utekereza ku byahise ngo biguherane bikubere igitsikamutima, ahubwo ni ukongera guhembuka, ni ukongera kumva yuko ufite imbaraga, ni ukongera kumva yuko ukomeye, ni ukongera kumva yuko abagiye bagiye, ariko ikivi batushije twebwe abahari tuzacyusa. Rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndabifuriza gukomera, ndetse n'abandi bose baburiye ababo muri iyi Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda, mu bice byose by'igihugu aho yageze. Abantu bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye by'ihungabana, gufatwa ku ngufu, ihohoterwa, ibintu byinshi bitandukanye. Ayo mahano menshi yagwiririye i Rwanda, ariko abasigaye ni igihe cyacu cyo kugira ngo twiyubake, kandi tujye dukomeza twibuka kugira ngo bidutere gukomera mu mutima. Ijambo ry'Imana rirambwira, Dawidi yegeze kuvuga amagambo akomeye, aravuga ngo nibutse iminsi ya kera ndamburira Imana amaboko. Natwe rero twibutse yuko twasigaye, ayo mahano ataduhitanye, dukwiye kuramburira Imana amaboko, tukayibwira ngo turagushimira yuko wadukomereje amaboko, ukaturinda isi ntidutembane muri kiriya gihe byari bigoye. Hanyuma ukabwira Imana ngo ndumva nshaka kwiyongeramo imbaraga, ndumva nshaka gukomera, ndumva nshaka guhembuka, kugira ngo nkore ahanjye, nkore n'aho abantu barenga miliyoni bagiye, nkore aho abana bacu bagiye, nkore aho ba masenge na ba marume bagiye, nkoraho ba sogokuru na ba data wacu bagiye. Icyo kivi cyose batushije ngomba kucyusa, kandi nkomeye mu mutima. Ndabifuriza gukomera rero, kandi Imana nyir'ihumure ryinshi ihumuriza imitima y'abanyarwanda bose muri rusange. Twese Imana idukomeze, iduhumurize muri iki gihe cy'iminsi 100. Umuntu wese aharanire kwiyubaka,
kandi Imana izagenda ibidufashamo. Hanyuma rero niba wowe warabashije gukomera, egera mugenzi wawe ugifite ihungabana, umufashe gukomera, umufashe kwakira no kumva ibyabaye, kandi umufashe kumwumvisha yuko abagiye ikivi cyabo tuzacyusa, kandi Imana izadushyigikira ikabana natwe, kubera ko ni Imana y'ihumure kandi ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe. Ntabwo rero izibagirwa yuko bagiye bazura uko bavutse, izajya igenda idukomeza mu mitima yacu iduhumurize. Komera rero, hanyuma numara gukomera umfashe duhumurize abagifite ihungabana bose bakomere. Ndabifuriza gukomera muri iki gihe rero, kandi Umwami Imana azabana natwe adukoresha iby'ubutwari muri iki gihe cy'iminsi 100. Twibuke twiyubaka.